Turagarutse tuje kubashimira abantu bakomeza gukora subscribe bakanasharinga bakandika na comment. Tuje kubashimira cyane. Ubushize mwumvishe uburyo Clara yiyahurishije itabi n'inzoga kubera ikibazo gikomeye yari afite cy'uko atwite. Ni ibintu bikomeye cyane kuba umwana w'imyaka 15 yarahuye n'ubwo buzima, kuba wakura nta mubyeyi wigeze, nta murumuna wawe, nta mukuru wawe. Ni ibintu bikomeye cyane. Clara kubyakira byaramunaniye, agira n'ikibazo cy'uko bamuteye inda kandi afashwe ku ngufu. Ni ibintu bigoye cyane. Nibwo Ticha yibazaga ukuntu bamujyana kwa muganga, kuko Clara yarwaye cyane, yarembye, ameze nabi. Kwa kundi udashobora gufata n'umuntu umuheke mu mugongo, ni kwa kundi udashobora gufata n'umuntu umushyire kuri moto mpaka ko ushobora guhamagara imodoka ikaza ikamutwara. Nibwo Ticha yibajije ikintu yakora, arahebura. Nyirasenge wa Claire nawe ashaka ukuntu yabigenza, araheba. Nibwo kunguka igitekerezo, ariko se muvandi, nta kuntu twahamagara imodoka, ziriya modoka zitwara abarwayi ku bitaro? Nyirasenge wa Claire ati ahubwo gira vuba. Bahise ko bahamagara, bayibukiranya imibare, ariko ntabwo bibuka imibare y'imodoka. Baraza gutekereza, baratekereza, niko guhita ko bahamagara imodoka. Mwiriwe neza, njyewe ndi umuticha, akaba hano hari havutse akabazo, hari umwana wiyahuye ariko ntabwo arapfa. Ari ukuntu mwadufasha mukatuzanira imodoka ko atagenda kuri moto ngo bikunde, nta n'uwamuhika ngo bikunde. Muherereye he? Ticha yahise gatanga location y'ahantu herereye neza, ariko kubw'umwaku umushoferi ati muri hangano uyu munsi ntabwo duhari, muri Eranja hari ahandi hantu twagiye gutabara. Nibwo Ticha yumvisha ubuzima bumuriye, akajya areba Clara, akabona nyuma y'iminota ingahe Clara ntabwo ari buze kuza kuba akiri muzima. Reka nyirasenge we yari yarize amarira, ameze nabi, amarira adashoboka, wagira ngo bamutemye cyangwa ukagira ngo niwe wahuye n'icyo kibazo. Nibwo baje gutekereza, baravuga ati nta kindi kintu twakora, reka wowe ufate amaboko nanjye mfate amaguru, tugende tumwikoreye, wenda turaza guhura n'abandi bantu badutabare, maze tujyana umwana kwa muganga. Hagati aho nyirasenge wa Clara yumvishe we ibyo bari kumubwira, akajya yumva we ni nk'inzozi, ni nka kundi urota mu nzozi, ukarota ufite ikintu runaka, we yumvaga ari ibintu bidahuye n'ibyo Ticha ari kumubwira. Ticha ati se niba ukiri gutekereza ibyo ndi kukubwira nibyo? Umwana ni mukuru, ntabwo wamuheka ngo bikunde, ariko wowe urafata amaguru, urafata igice cyo hasi nanjye mfata icyo hejuru, tumujyane mu maboko, turahura n'abandi bantu wenda baza no kudufasha. Cyangwa se ushaka ko umwana wawe ava mu buzima? Hagati aho nubwo nyirasenge wa Clara afite ubwoba, ariko ku rundi ruhande ari kumva yishimye kubera yuko ashaka gutsindira umutungo wa Clara,
kuko ntacyo atakoze kugira ngo abwire Karara ajye iwabo iwe ngo amubanemo babane kugira ngo ajye abona uburyo agurisha umutungo iwabo wa Karara basize bafite, ariko ku mutima wari kuvuga ati icyampa kigapfa, kuko nanjye ubwanjye mbonye uburyo namwica. Nibwo nyirasenge yajyaga akitinza kugira ngo nyine arebe ko Karara yava mu mwuka. Tica nawe yaricaye aho abona umugore ntabwo abyitayeho, abona nta kigenda, nibwo gutekereza ariko se wa mubyeyi we ngiye ndibaza, uri umugore, uri umudamu, uri ikigoryi mu mutwe, uri injiji, uri igiki? Nk'uyu mwana amaraso yiwe uzayabazwa, aramutse aguye aha ngaha ndatanga rapoti y'uko ari wowe wamwishe. Nibwo nyirasenge yumvishe ayo magambo Tica amubwiye, aravuga ati ko byasa kose umwana aguye mu maboko byatuma ari njyewe bita ko bimazwe ugasanga ni njyewe ufunzwe. Hagati aho nibwo Tica yaje yibuka ko hari umuganga baziranye, niko guhita akamuhamagara. Yahise ko amwitaba yihuta. Mwiriwe muganga, mwiriwe, ndakwinginze mbabarira ahantu hose waba uri, mfasha hano ku muhanda w'140 hari ikibazo cyahabaye, mbabarira uzuntabare, fata moto ndayishyura mbabarira. Wa muganga yumvishe ukuntu Tica amuhamagaye yihuta n'agahinda kenshi, nibwo kumubwira ati nyohereza location y'ahantu uri. Nibwo wa muganga yahise ko yihuta nawe afata moto. Wumve ngo yambaye na kasike ari uko yageze kuri moto, ntabyo kumvikana n'umumotari, yarihutse. Mota angaha si ku muhanda w'140, parikariya ngwishyura angahe? Ntabyo kuvugana, yahise akuramo inoti ya 5, ntabyo kurindira ngo bamugarurire, yahise ahereza umumotari nawe aratse arigendera. Ahita ageze aho ngaho ahita asanga Tica nawe yahamutegeye. Nibwo guhita ko binjira basanga Karara ari gusamba. Nk'umuganga we yahise akora ibishoboka byose, ahita amutera utuntu maze ahita asinziriza Karara, ahita amuvoma amaraso nyine y'ibiyobyabwenge yari yanyweye. Ahita abwira Tica ati muri abanyamahirwe kuko nta minota 3 yari gushira umwana adapfuye. Ubwo makoreye iby'ibanze rero ndumva mwahita ko mumujyana kwa muganga, uko ubwo gihe cyose mwagererayo nta kibazo. Nibwo guhita ko bajya ku muhanda, umwana baramuterura bajya ku muhanda. Bageze ku muhanda batega imodoka yari iri kwigendera, ati shoferi dufashe. Umushoferi nabona ukuntu ibintu bimeze nabi, ahita akabahereza rifuti abajyana ku bitaro. Bageze ku bitaro nuko nyirasenge nawe yahise avuga ati ibi bintu nkomeje kubikerensa byaza kunkora, ugasanga njyewe wavuze ko ari njyewe wamuhaye ibinini. Nawe nuko bahise bajyana ku bitaro. Ni naha dusubikiye igice cya 6.
ubutatu budatana, tubibutsa gukomeza gukora subscribe, tubibutse gukora share, munandika comment. Hari ikintu wifuza kumbaza cyangwa se wifuza ko twahindura muri iyi nkuru, watwandikira maze tukayihindura. Murakoze cyane, ndabakunda.